Imana iguha umugisha wowe udukurikiye. Tugiye kurebera hamwe ibimenyetso birindwi byerekana ko watewe n'igitero cyo mu mwuka. Nubona ibi bimenyetso birindwi, haguruka, kuko uri kurwana intambara yo mu mwuka. Hari ukuri ihame benshi muri twe risohora mu buzima bwabo, ariko kenshi tutajya tubasha gusobanukirwa. Intambara zacu turwana buri munsi ntabwo ari intambara zigaragara n'amaso, ahubwo ni intambara z'umwuka. Nibyo duhora turwana, ariko ntiturwana n'abantu batuzengurutse. Oya, abanzi bacu ntabwo ari abantu. Intambara turwana ntabwo turwana nabo twashakanye, abavandimwe bacu cyangwa inshuti zacu, ahubwo ni intambara turwana n'abanzi batagaragara, Satani n'abadayimoni. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe ibimenyetso birindwi uzabona bikakubwira mu buryo budashidikanywaho ko watewe n'igitero cyo mu mwuka. Gumana nanjye kugeza ku musozo w'ubu butumwa, ntiwemere ibyakurangaza, kuko ukuri kw'ibyanditswe byera gufite imbaraga zo kukubohora no kukuremera intsinzi. Bibiliya mu Befeso 6 iratubwira mu buryo busobanutse ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe gukomera mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani. Kuko tutarwana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo turwana n'abatware, n'abafite ubushobozi, n'abategeka iyi si y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru. Aya magambo aratwereka ko ikibuga turwaniraho ari isi y'umwuka, ubwami tutareba n'amaso ariko tubasha kumva ingaruka zabwo buri munsi mu buzima bwacu. Nk'uko ubuvuzi bwagiye butera imbere uko imyaka ihita, bukaba bwarabashije kuduha kumenya ibimenyetso by'indwara izo arizo zose, nk'indwara y'umutima, ukamenya ko mu bimenyetso biyiranga harimo kumva uremerewe mu gituza, uburibwe mu maboko no guhumeka nabi. Ni nako twebwe nk'abakristo tugomba natwe gusobanukirwa ibimenyetso by'ibitero duterwa nabyo mu mwuka. Umwanzi yitwikira intege nke zacu akadushuka kugira ngo atuyobye inzira y'Imana. Akoresha abantu ndetse n'ibyo duhura nabyo kugira ngo aducecekeshe kandi atwiba amahoro yacu. Kumenya ibi bimenyetso ni ingenzi cyane kugira ngo tubashe gukomeza kubaho mu mwuka. Nk'uko kumenya ibimenyetso by'indwara y'umutima bishobora gukiza ubuzima bw'umubiri, no kumenya ibimenyetso by'ibitero byo mu mwuka bishobora gukiza ubuzima bwacu bw'umwuka. Mbere yuko dukomeza, fata akanya gato cyane ujye muri comment wandike utuwiteka, kora ku maso yanjye umpe gusobanukirwa intambara zanjye z'umwuka kugira ngo mbashe kunesha. Wibuke ukande like niba kandi uri mushya kuri uru rubuga, ntiwibagirwe gukanda subscribe kugira ngo utazacikwa irindi hishurirwa nk'iri ngiri. Imana iguha umugisha. Reka dukomeze. Ikimenyetso cya mbere kizakubwira ko watewe mu mwuka ni ugutakaza ubushake bwo gushaka Imana. Byaba byarakubayeho ukisanga uri kumva muri wowe nkaho nta nyungu ugifite mu gushaka Imana. Niba ari byo, iki gishobora kuba ikimenyetso simusiga kikumenyesha ko watewe mu buryo bw'umwuka. Intego y'ibanze y'ibitero bya Satani ni ukubuza imirimo y'Imana gukoreka mu buzima bwacu. Gutakaza ubushake bwo gushaka Imana nicyo kimenyetso cya mbere gikomeye cyemeza ibitero byo mu mwuka. Ni ikimenyetso mpuruza kuko cyerekana ko umwanzi ari kugerageza kudushyira kure y'isoko tuvomamo imbaraga n'agakiza. Nk'umukristo twigishijwe kubaho tubeshejweho no kwizera, aho kugira ngo tubeho tubeshejweho n'amarangamutima, nk'uko Bibiliya ibivuga mu Bakorino 2:5-7, aho Bibiliya itubwira iti kuko tuba tugenda tuyoborwa no kwizera, tutayoborwa n'ibyo tureba. Harimo itandukaniro rinini hagati yo gukora imirimo y'Imana kubera itegeko no kubikora bikuvuye ku mutima. Igihe dukunze Imana n'umutima wacu wose, tunezezwa no kuyikorera ndetse no kuzuza ubushake bwayo. Ariko umwanzi azagerageza kutwiba uwo munezero n'ubushake. Ibi byose arabikora kuko Satani ni umugome. Arabizi ko nabasha kudushyira kure y'isoko y'imbaraga zacu z'umwuka, biramworohera kuduca intege, bigatuma ntacyo tuba tukibashije gukora nk'abigishwa ba Kristo. Ni ngombwa rero kuba maso kugira ngo uhore umenya umutima wanjye uhagaze uti imbere y'Imana. Hora wisuzuma ubudasiba kugira ngo umenye niba hari ukugabanuka k'ubushake bwo gusoma Bibiliya.
gusenga, kujya mu materaniro cyangwa mu magurupe y'ibyigisho bya Bibiliya. Ibi ni ibimenyetso mpuruza byumvikana. Ikimenyetso cya kabiri kibasha kukumenyesha ko wamaze guterwa na Satani ni ugutsikamirwa n'uruhuri rw'ibibazo. Ni ibisanzwe, twese duhura n'ibihe bikomeye, ariko ibi bihe iyo bizamutse ku rwego wumva utsikamiwe cyangwa se watsinzwe ku rwego utari kubona inzira yo kubisohokamo, nta gushidikanya iki ni igitero cy'umwanzi. Bibiliya mu Migani 13 umurongo wa 12 iratubwira iti, ubwiringiro burerezwe butera umutima kurwara, ariko iyo icyifujwe kibonetse kiba igiti cy'ubugingo. Iyi mitima yacu iremerewe yatakaje ibyiringiro, birashoboka cyane ko ari umwanzi ushaka kutwumvisha ko amasezerano y'Imana atazasohora. Intego y'umwanzi ni ugutuma twumva turi abanyantege nke, nta byiringiro dufite imbere y'ibiturwanya. Agerageza guteza ugushidikanya mu bitekerezo byacu, atubwira ko turi abanyantege nkeya cyane tutabasha guhangana kugeza ku iherezo, akatwumvisha ko inzozi zacu n'ibikorwa byacu bitazagera ku musozo. Ibi binyoma byose bifite ubushobozi bwo gutuma duhagarika imitima, ariko tugomba kwibuka ibyanditswe mu Baheburayo 11 umurongo wa 1, aho Bibiliya itubwira ngo kwizera ni ukumenya rwose ibyiringirwa udashidikanya ko bitazaba. Ni ingenzi guha imbaraga ukwizera kwacu, dusenga ubudasiba, ugasenya ibiduca intege byose, ndetse turwanya ugushidikanya ko mu mutima wacu. Nitwemerera umwanzi akatwiba ibyiringiro, azagerageza kudutwara ukwizera kwacu. Wibuke ko kuba wasubira inyuma mu buzima bwawe bidasobanuye gutsindwa burundu. Ugutinda kw'amasezerano y'Imana ntabwo bisobanuye ko atazasohora. Kuba wagambanirwa na bamwe mu bo wizera ntabwo bisobanuye ko ari abakuzengurutse bose. Ikimenyetso cya gatatu kibasha kukumenyesha ko watewe n'ibitero byo mu mwuka ni ugucika intege mu mubiri wawe. Nubwo ibi kubyumva bishobora kuba bitangaje, ariko imimerere yo mu mubiri wacu ifitanye isano rikomeye n'ubuzima bwacu bw'umwuka. Mwibuke ko turi ibiremwa byubatswe n'umubiri, ubugingo n'umwuka. Iyo umubiri wacu wacitse intege, tukiyumva nta mbaraga dufite, iyi mimerere ituma tutabasha kugenzura ibitekerezo byacu n'amarangamutima, kandi ibi ni igice cy'ubuzima bwacu bw'umwuka. Izi ntege nkeya zishobora kurema icyuho umwanzi yakwinjiriramo adutera mu mwuka. Ni ngombwa cyane gusobanukirwa ko ibitero bikomeye by'umwanzi kenshi biza mu gihe cy'ingenzi, biza mu gihe ugiye kwakira umugisha, igihe umwanzi abona ko hari umugisha Imana yaguhaye wenda kukugeraho. Ibi ntabwo ari impanuka. Umwanzi agerageza kudutera muri ibyo bihe kugira ngo atubuze kwinjira byuzuye mu ntsinzi n'imigisha Imana idufitiye. Niba rero uri kunyura mu bihe by'ibigeragezo, cyangwa se niba umaze kwakira umugisha udasanzwe, ukwiye kuba maso ku buzima bwawe bw'umubiri. Umwanzi ashobora gukoresha umunaniro w'umubiri wawe kugira ngo aguce intege, ndetse agabanye umwete wawe wo gushaka Imana. Ni gute rero dushobora guhangana nabyo? Mbere ya byose ni ngombwa kumva umumaro wo gufata neza umubiri wacu, kubera ko Bibiliya ivuga ko imibiri yacu ari insengero n'ubuturo bw'umwuka wera. Abakorinto ba mbere 6. Kwita ku mubiri harimo kuruhuka bihagije, kurya ibyo kurya bisukuye kandi bifite intungamubiri, no gukora imyitozo y'umubiri bihoraho, kubera ko umubiri muzima ni inkingi y'ubuzima bw'umwuka bufite imbaraga. Ikiyongereyeho muri ibyo bihe byo gucika intege, ni ingenzi gusenga birushijeho mu gihe bishoboka, kandi ugasaba ubufasha cyangwa ukaba hamwe n'abo muhuje ukwizera, kuko ibi bishobora kugutera imbaraga ukabasha kunesha. Wibuke neza ko buri gihe cyo gucika intege gishobora nanone kuba ikimenyetso ko Imana iri gutegura kuguha umugisha udasanzwe. Ubwo rero wituma kunanirwa bikujyana kure y'Imana, ahubwo ibi bifate nk'ikimenyetso kiguhamagara ngo urusheho kwegera Imana no kuzamuka mu mbaraga zawe z'umwuka. Ikimenyetso cya 4 kibasha kukubwira ko watewe mu mwuka ni ukuburaho ukuri bigutunga. Kubaho mu buzima bikakubana intambara, kubona na bikeya mu by'ibanze umuntu akenera.
Kenshi iyo duhuye n'ingorane mu buzima cyangwa se imbogamizi bisa nkaho zigoranye kurenga, ibi bishobora kuba ikimenyetso ku mwanzi ari gukora kugira ngo aturangaze azimye ukwizera kwacu. Iyo imiryango yifunze, ubushobozi bwo kubona ibidutunga bukaba buke, umwanzi ashobora kugerageza kutwikururira aturemera ibisubizo byoroheje cyangwa inzira za bugufi ariko bidahwanye n'umugambi w'Imana. Ni muri ibi bihe by'umubabaro umwanzi ashobora kugerageza kurangaza amaso yacu tukayakura ku Mana, ahubwo tukayerekeza ku bindi bintu dukeka ko byatubera igisubizo ku bibazo byacu mu buryo bwihuse, nyamara bikaba byaduteza ibibazo bizadutwara imbaraga nyinshi mu gihe kizaza. Bibiliya iratuburira mu Migani 4:23, iratubwira ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ariho iby'ubugingo bikomoka. Ibi bisobanuye ko tugomba kuba maso tukirinda mu bintu byose twinjiza mu bwonko bwacu no mu bitekerezo byacu, by'umwihariko mu gihe turi guca mu bihe bikomeye. Ni ingenzi gusuzuma inzira zacu n'amahitamo yose azi imbere yacu mbere yo gufata umwanzuro uwo ari wo wose, cyane cyane ku myanzuro ibasha guhindura ubuzima bwacu. Ni ngombwa gushaka ubuyobozi, tukagisha Imana inama mu masengesho, tukabaza Imana inzira twanyuramo, tugasaba ubwenge kugira ngo tubashe gutandukanya amahitamo ari mu murongo w'umugambi wayo. Ni ngombwa kumenya ko haba mu bukene cyangwa mu bukire, umwanzi ahora ashakisha amahirwe yo kutwataka. Igihe ibintu byose biri kugenda neza, dushobora gukonja tugasubira inyuma mu kwizera, bikagabanya ukubaho kw'Imana mu buzima bwacu. Ni ngombwa rero gukomeza ukwizera n'ubumwe bwacu n'Imana mu bihe byiza ndetse no mu bihe bibi. Kwikomeza ku Mana bizadufasha gutambuka mu miraba yose no kurenga ibihe bikomeye. Kubaho kw'Imana bihoraho mu buzima bwacu nibwo butunzi bwacu bukomeye. Hamwe nayo tuba tuzi neza ko ibihe byose by'ubukene cyangwa ingorane bizarangira. Ikimenyetso cya 5 kizakwereka ko watewe mu mwuka ni ugucika intege mu masengesho. Amasengesho niwo murongo uza ku mwanya w'imbere uduhuza n'Imana. Igihe rero hajemo intege nke, ni ikimenyetso kidashidikanywaho ko hari ikintu kitari kugenda neza. Twese tunyura mu bihe byiza n'ibibi mu mubano wacu n'Imana, ariko kutabaho kwisengesha igihe kirekire mu buzima bwacu bishobora kwerekana ko twamaze guterwa n'umwanzi kandi turi kure y'Imana. Iyo twiyumvamo intege nke, mu by'ukuri nicyo gihe tuba dukeneye gushaka Imana kurushaho mu isengesho, tukarwanya ibigeragezo byose byinjirira mu mubiri, tugakomeza imbaraga zacu z'umwuka. Bibiliya iduha urugero rukomeye kuri Yesu mu gashyamba k'Igetsemani. Mbere yo kubambwa yitaruye abandi ajya gusenga ashaka imbaraga kubw'intambara ikomeye yari agiye kwinjiramo. Agarutse asanga abigishwa be basinziriye, abwira Petero ati, ntimwabasha no kubana nanjye n'isaha imwe? Mube maso kandi musenge kugira ngo mutagwa mu moshya. Umutima urakunze ariko umubiri ufite intege nke. Matayo 26. Ibi bihe bitwigisha umumaro ukomeye wo kuba maso no gusenga. Iyo twiyumvamo intege nke, iyo umwanzi aduteye, isengesho rigomba kutubera ubwirinzi buza ku mwanya wa mbere aho kugira ngo turigire amahitamo ya nyuma. Nubona uri kugenda wigize inyuma ibihe byo gusenga, niba uri kwirengagiza umwanya wo gusenga, iki gishobora kuba ikimenyetso ku mubano wawe n'Imana uri gucika intege. Ndagutera imbaraga wowe unkurikiye kugira ngo wongere ubyutse ubuzima bwawe bwo gusenga. Wikumva ko uzabikora ikindi gihe, tangira nonaha. Ibihe byawe by'umunsi ubigire igihe cyo kubana n'Imana. Wibuke ko isengesho ariyo ntwaro yacu irusha izindi zose imbaraga, ibasha gutsinda amayeri yose y'umwanzi. Iyo ubuzima bwawe bwo gusenga bufite imbaraga, umubano wawe n'Imana urushaho kugwiza imbaraga. Tuba dufite ubushobozi bwose butubashisha kurwana n'ibyitambika imbere yacu byose. Ikimenyetso cya 6 kizakubwira ko watewe mu mwuka ni igihe imico yawe ya kera n'ibyaha wari wararetse bitangira kugaruka mu buzima bwawe. Iki ni ikimenyetso ko umwanzi atangiye kongera gufata ikibanza mu buzima bwawe. Kenshi iyo turi mu bihe by'akavuyo n'ingorane, ibigeragezo twarwanaga nabyo kera n'ingeso z'ahahise bishobora kongera gutangira gukurura imitima yacu. Dushobora kwiyumva bikwiye ko tugira ikiruhuko cyangwa umwanya wo kwishimisha, cyane cyane nyuma y'ibihe
bitunaniza. Ibi biratwereka ko ari ingenzi ko tuba maso, kuko ibi bihe by'umunaniro bishobora kutuganisha mu byaha. Urugero, umuntu ashobora kumva yifuza kongera kunywa ibisindisha, gufata ibiyobyabwenge cyangwa kwinjira mu busambanyi akabyita ko ari ukuruhuka cyangwa ibyo akwiye. Ariko ni ngombwa kwibuka ko ari imitego y'umwanzi kugira ngo adusubize inyuma tube kure y'Imana. Kuri ibi bintu Bibiliya iratuburira mu Bagalatiya 5 itubwira ko Kristo yatubatuye kugira ngo tubabe umudendezo. Nuko muhagarare mushikamye mutacyongera kubohwa n'ububata. Uyu murongo uduhamagarira kuba mu mudendezo Yesu yaduhaye, tudasubira mu byaha twahozemo. Niba uri kubona uri gusubira mu ngeso n'ibyaha wahozemo, ni ngombwa cyane gufata ingamba zo kwirinda no gusenga. Kuba umunyakuri ku Mana no kuri wowe ubwawe ku bijyanye n'ibyo uri gucamo, niyo ntambwe ya mbere iguha kubitsinda. Wishidikanya gusaba ubufasha ku Mana, kandi binabaye ngombwa wakwegera inshuti wizeye ikagufasha. Mwibuke neza ko gusubira mu ngeso z'ahahise bishobora kugushyira mu ntege nkeya, yewe no kuba wananirwa ukava mu byo kwizera. Ubwo rero ni ngombwa kudasubira inyuma, mugume mu mudendezo Kristo yabahaye. Mwirinde cyane ikintu cyose cyabasubiza mu bubata. Ikimenyetso cya nyuma kizakubwira ko watewe mu mwuka ni ugutangira kujya kure y'inshuti Imana yashyize mu buzima bwawe. Uyu ni umwanya w'ingenzi ngo dutekereze ku nshuti dukomeza kugendana nazo, tugasuzuma ingaruka z'izo nshuti mu buzima bwacu bw'umwuka. Abakorino ba mbere 15:33 Bibiliya iratubwira ngo ntimuyobe kwifatanya n'ababi konona ingeso nziza. Uyu murongo uratwereka neza impamvu ari ngombwa gutoranya twitonze abantu twiyunga nabo, kuko bashobora kugira ingaruka ku myitwarire yacu n'indangagaciro zacu. Niba uri kubona utangiye kujya kure y'inshuti zagufashaga gukura mu mwuka no kwegera Imana, ibi bishobora kuba ikimenyetso gisobanutse ko umwanzi atangiye gukora mu buzima bwawe. Izo nshuti ziba ari iz'Imana yashyize mu nzira yawe kugira ngo zikomeze ukwizera kwawe, zigutera imbaraga mu gusenga no kwiga ijambo ry'Imana. Iyo dutangiye kujya kure y'abo bantu, akenshi nuko tuba turi gukururwa n'ibintu by'isi turarikiye, ariko mu by'ukuri bitujyana kure y'inzira y'Imana yaturemeye. Igihe ubibonye, ni ngombwa gufata ibyemezo byihuta kugira ngo uhagarike iyo migendere. Tangira wongere usuzume ubushuti bwawe, wongere ushyire imbaraga mu kwiyegereza abo ngabo mu by'ukuri bagufasha gukura mu kwizera. Wituma umwanzi agutandukanya na kominote Imana yaguhaye ngo igufashe mu rugendo rwawe rw'umwuka. Wibuke neza ko gukomeza inshuti nziza ari ingenzi mu buzima bwacu bw'umwuka. Inshuti nziza zidutera imbaraga, zidufasha gutsinda no kugendera mu nzira iri mu murongo wa Kristo. Nyuma yo kuganira ku bimenyetso 7 byerekana ibitero byo mu mwuka, tugiye kwibanda ku myitwarire y'ingenzi dukwiriye kwinjiza mu buzima bwacu kugira ngo dutsinde ibi bitero ndetse dukomeze intambwe zacu n'Imana. Izi ngamba zizadufasha gukomera no kubaho turinzwe imitego y'umwanzi. Ingamba ya mbere ni uguhora wibuka icyo uri cyo muri Kristo Yesu. Icya mbere gikomeye mu myitwarire ni ukwibuka icyo uri cyo cyangwa uwo wagizwe we muri Kristo. Iyo wamaze guha Yesu ubuzima bwawe nk'uko Bibiliya ivuga, uba waramaze gukurwa mu mwijima ukinjira mu mucyo, ukaba umwe mu bagize ubwami bw'Imana. Abakolosayi 1:13. Ukwiye kumenya ko uri mu ruhande rw'uwatsinze. Ni ngombwa rero kubaho bijyanye na identite yawe nshya, ugahagarika gukora ibikorwa by'umwijima kuko si yo ubarizwamo. Ingamba ya kabiri, ukwiye guha agaciro igihe cyawe cyo gusenga n'umwanya usengeramo cyangwa ahantu uganirira n'Imana. Isengesho n'ubuzima bw'umukristo. Wisuzugura igihe cyawe buri munsi cyo kuvugana n'Imana. Wikwirengagiza aha hantu ujya ukumva womatanye by'ukuri n'Imana. Aha hashobora kuba hamwe mu bice by'inzu yawe cyangwa ahandi hose nko ku musozi. Gushyiraho no gukomeza ibi bihe n'ahantu h'ingenzi uvuganira n'Imana ni ngombwa cyane kugira ngo ukwizera kwawe gukomere ndetse ubashe kunesha ibitero byo mu mwuka. Ingamba ya gatatu, wikwitandukanya na kominote ubamo ikuyobora mu byo kwizera. Iyi kominote ishobora kuba itorero cyangwa gurupe wigiramo ijambo ry'Imana.
kugira ahantu hagufasha kwiyongeramo imbaraga z'umwuka ni fondasiyo. Ku bantu benshi aha hantu ni urusengero ubarizwamo cyangwa gurupe zo gusenga mu nshuti zawe. Nubwo hari igihe kominote ishobora kubamo ibiba, ariko ni ahantu ushobora kujya ugahimbaza Imana, ukahigira, ugasangira ukwizera kwawe n'abandi musangiye inzira. Ubu bumwe ni ngombwa kugira ngo ubuzima bwawe bw'umwuka bukomeze kugira imbaraga. Ingamba ya 4: guma hafi y'inshuti zawe muhuzwa n'iby'umwuka. Haranira kubaho uzengurutswe n'abantu bakwegereza Imana. Abantu babaho mu kwizera by'ukuri bashobora kukugira inama nziza, bakagukomeza kandi ukabigiraho. Zaburi ya 1 Bibiliya itubwira ko duhirwa igihe tudakurikiza imigambi y'ababaho, ahubwo tukagendana n'inshuti zigendera mu nzira z'Imana. Iyi myitwarire ntabwo ari iyo kwirinda gusa, ahubwo inadufasha mu gukura mu mwuka no kubaho ubuzima bushikamye mu Mana. Gukomeza iyi myitwarire bisobanuye gukomeza intwaro zacu z'umwuka mu buryo buhoraho. Ibi bikaduhesha kubaho twiteguye intambara zose cyangwa ibitero bishobora kuza mu nzira yacu. Uwiteka Imana yacu guha imbaraga zo guhindura imyitwarire yawe kandi iguha intsinzi mu bitero byose by'umwanzi mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Niba unyuzwe n'ubu butumwa, jya muri comment wandike uti amen. Wibuke gukanda like ndetse ukore subscribe niba uri mushya kuri iyi channel. Imana iguha umugisha.